Muraho twongeye kubasuhuza aho muri hose Imana ibaha umugisha kuduha uburyo n'umwanya bwo kubana namwe. Uyu munsi twabateguriye insanganyamatsiko ivuga ngo sigasira ijuru ryawe rito. Ijuru ryawe rito uribungabunge. Gusigasira ni ugufata neza. Gusigasira donc ni ikintu uba ufite gishobora kwangirika utakibereye maso. Rero kugisigasira ni ukugerageza mu mbaraga ufite ukakirwanira ishyaka, ukakibungabunga, mbese ukacyubakaho uruzitiro rutuma kitonwa, ukubaka uruzitiro ku ijuru ryawe ritoya, bituma iryo juru ryawe ritoya ritakandagirwa uburyo ubwo ari bwo bwose. Rero iyo uvuze ijuru biba bigaragara ko hari icyo umuntu wese yaryumvamo. Hari ijuru twatojwe, twigishijwe, twasomye mu bitabo, ariko hari n'ijuru, ijuru ari ryo rugo rwacu. Uyu mwanya ufite urugo cyangwa se uritegura kuzarugira igihe runaka, biragusaba rero kurusigasira. Numara kubona iryo juru ryawe rito cyangwa se n'ubu wararibonye, ukeneye kurirwanaho, ukeneye kurihangayikira, ukeneye kuryirukira, ukeneye guhaguruka ugakoresha imbaraga z'umubiri, imbaraga z'ubwonko n'imbaraga z'ibitekerezo. Kugira ngo ijuru ryawe rikubere ijuru, biragusaba ko ukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose uzabona ibikwiriye, ukabona ibihagije kandi ukabona ibigomba kugira ngo ijuru ryawe ribeho. Iryo juru rero biragusaba yuko uhaguruka ukarirwanaho, ukarikorera, ukarishakashakira icyatuma riba ryo kandi cyiza cyose. Bundi mu mibanire y'abantu biroroshye cyane kubwira umuntu ko umukunda, biroroshye cyane kubwira umuntu ko umwitayeho, ariko atabona ibikorwa nta kintu ibyo ngibyo wavuze byaba bimaze. Rero birasaba imirimo. Gerageza ijuru ryawe rito rizaba ijuru kuko wabigizemo uruhare. Kuri uyu mwanya uri umugabo, uri umugore, cyangwa se uri umusore cyangwa uri inkumi, uritegura nawe kuzagira ijuru ritoya ari rwo rugo. Ni ukuvuga ngo biragusaba imbaraga, biragusaba gushimikira, ukinjira cyane mu bushakashatsi bwimbitse, ugashaka icyatuma iryo juru ryawe riba ryiza. Kandi kugira ngo urisigasire biragusaba ko uzaba wakoze igishoboka cyose kugira ngo ijuru ryawe ribeho. Mu mibanire y'abantu bijya bibaho, hakabaho umuntu ukunda kuvuga cyane cyangwa se hakabaho n'umuntu ukunda gukora cyane, ariko ibyo byose biruzuzanya. Ari umuntu ukunda kuvuga, ari n'umuntu ukunda gukora, aba bantu bombi barakeneranye kugira ngo bubake. Birashoboka ko wenda mu ijuru ryawe ritoya washatse umugabo ucecetse, cyangwa se washatse umugabo uvuga cyane, cyangwa se washatse umugore ucecetse, cyangwa se umugore uvuga cyane. Icyo gihe ibyo byose Imana yabishyize hamwe kugira ngo bifatanyirize hamwe kutuzanira ibyiza. Narasomye iri jambo ndatangara. Gusigasira ni ugufata ikintu uburyo butuma nta muyaga wakimura aho wagishyize, uburyo butuma nta masasu yakimura aho wagishyize, uburyo butuma nta ngorane zaza ngo zimure umushinga wawe ziwimurira ahandi. Rero biragusaba ko ubirwaniraho, biragusaba ko witanga kandi umaramaje, biragusaba ko uzajya ukora igishoboka cyose kugira ngo ijuru ryawe rito rirusheho kuva mu bwiza rijya mu bundi. Kandi reka iri juru tumaramaze no kuryitaho cyane, na Bibiliya ijambo ry'Imana hari icyo ryabivuzeho. Birashoboka ko wenda iri jambo waba wararisomye cyangwa wararisobanuye cyangwa uryumva n'ukundi kuruta nuko ndyumva, ariko nanjye hari ijambo nasomye muri Bibiliya numva riramfashije. Umunyarwanda we yaravuze ngo umuntu ukurusha umugore aba akurusha urugo. Kandi umuntu nyine bishatse gusobanura yuko umuntu ukurusha umugore ni umuntu ukurusha mutima w'urugo mwiza, ubasha guharanira ko urugo rwe rwaba rwiza, akabungabunga abashyitsi barugendamo, akabungabunga abakozi barukoramo, akabungabunga ibyinjiye n'ibyasohotse, akamenya kubijera no kubitunganya, akabishyira ku murongo. Uyu mugore rero aba ari umugore w'umunyembaraga kandi aba ari umutsinzi no kurushaho. Kandi undi munyarwanda nawe aravuga ngo usenya urwe bamutiza umuhoro. Bishatse kuvuga iki? Gerageza urugo rwawe, ntutume hari abandi barusenya, ntutume hari izindi mbogamizi zihagera ngo zisenye rwarwo kandi uhari. Imana yaragushyiriyeho kuba umurinzi w'inkike zarwo kugira ngo ruba ari urugo rushima Imana, ruba urugo rwubaha Imana. Rero
Satani ni umwanzi w'ibyiza, ni umwanzi w'ibyo twifuza byose, ni umwanzi w'umugambi w'Imana. Rero muri uko kuba umwanzi w'umugambi w'Imana bifite n'impamvu. Imana yaremye umuryango, Imana yashyizeho iri juru ritoya kugira ngo izabone urubyaro ruyubaha. Uru rubyaro rwubaha Imana ruzakomoka ku bantu n'ubundi bamaramaje ko bagomba kugira urubyaro rwubaha Imana. Kandi ibyo ngibyo nubikora ukabikora ushyizeho umwete, Imana irahari kugushyigikira. Reka dusome twumve icyo ijambo ry'Imana ryabivuzeho hanyuma dukomeze. Igitabo cy'imigani ibice 14 umurongo wa mbere ndetse n'imigani 24 umurongo wa 3 kugeza kwa 5. Reka ducunguze uburyo umwete dusome imigani ibice 14 umurongo wa mbere haranditse ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu we ubwe ararusenya. Aha hari urugo, reka tuhasimbuze avuga ngo ijuru rito. Umugore w'umutima wese yubaka ijuru rye rito ariko uw'umupfu we ubwe rya juru rito araryisenyera. Birashoboka ko waba waragize uburangare nk'umugore, cyangwa se birashoboka ko waba waragize ubwenge nk'umugore. Bibiliya iravuze ngo umugore w'umutima wese, uburiya washyiramo n'umugabo w'umutima wese yubaka urugo. Kandi kubaka urugo ntabwo ari ugukina, ni ugushyira imbaraga mu byo utekereza, ni ugushyira imbaraga mu mishinga yose yateza imbere umuryango wawe, yateza imbere urugo rwawe, rukaguma kubakika kandi ruhagaze neza mu mugambi w'Imana. Bya bice 24 nabwo hari ayandi magambo aryoshye. Umurongo wa 3 avuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Umunyabwenge arakomeye kandi ujijutse yunguka imbaraga. Imana ishimwe cyane. Aya magambo narayasomye ndatangara, kandi aya magambo narayasomye ndatinya. Biransaba ko mba umugabo w'umunyabwenge kandi nkaba n'umugore w'umunyabwenge kugira ngo nubake ijuru ryanjye rito. Biransaba ko mba umugore ujijutse kandi nkaba n'umugabo ujijutse kugira ngo nsigasire rya juru ryanjye rito. Biransaba kwitanga kandi maramaje, biransaba gukora cyane, biransaba kuzinduka cyane, biransaba kuryama ntinze nkabyuka nzindutse, biransaba kuryama ntinze nkabyuka nzindutse kugira ngo imbaraga zanjye zikorere rya juru ryanjye rito ribashe kubona ibikwiriye kandi bibashe kubona ibihagije. Ubundi intego y'Imana mu kurema umuryango rwose ndakubwiza ukuri, Imana yari ikeneye urubyaro ruyuba. Ariko urubyaro tutaboneye ibirukwiriye ruba ari urubyaro ruzakora ibyaha, akenshi rukanamuka mu nzira z'iby'Imana kubera ko tutabibatoje. Ariko Imana ishimwe ko yandikishije ijambo ryayo ngo ridufashe. Uyu murongo wa 3 uravuze ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya no kuzuza amazu yo muri rwo, kandi uko kumenya kuzuza amazu yo muri rwo ibintu by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Umunyabwenge arakomeye kandi ujijutse yunguka imbaraga. Imana yagambiriye ko iri juru ryacu rito turisigasira izagenda iduhera umugisha mu byo dukora. Biradusaba kwihangana, biradusaba kunesha, biradusaba kubabarirana, biradusaba gutegana amatwi, biradusaba kumvana mu buzima bwacu bwa buri munsi uburyo butuma nibura twaguka, yaba mu bitekerezo yaba no mu byo dukora byose. Rero gusigasirira ijuru biradusaba kwitanga tumaramaje, gusigasirira ijuru biradusaba kurisengera, gusigasirira ijuru biradusaba kwihanganira ibitugerageza kugira ngo nitumara kwemerwa tuzahabwe ikamba ry'ubugingo. Nagira ngo ngusabe mu buzima bwawe bwa buri munsi ugerageze kubera Imana umwizerwa, ugerageze kubera umuryango wawe umwizerwa, hanyuma ijuru ryawe urisigasire kandi bizagera ku mugambi w'Imana. Bizarangira ubaye umunyembaraga, bizarangira ubaye umunyagikundiro kuko wamaramaje gukora icyo Imana yagambiriye gukora mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana iguhire kandi iguhe umugisha. Niteguye kugumya kubana nawe. Ushobora kuba ufite inama, ufite inyunganizi cyangwa se n'ibitekerezo mu buryo bwose, turahari kugira ngo dufashanye kugumya kubaka umuryango kandi Imana iduhire, Imana ikomeze kudufasha. Sigasira ijuru ryawe rito bizaguhesha ingororano no kuzaba mu ijuru rinini. Imana iguhe umugisha.